inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye. Ni benshi bavuga ko urupfu rutajya rumenyerwa, kandi nibyo koko ntabwo urupfu tujya turumenyera. Uyu munsi ubura umuvandimwe, ubura inshuti, ubura umubyeyi cyangwa se bo mu muryango muri rusange, ukumva urababaye ugashengurwa n'agahinda, ariko nanone ntibikuraho ko uzababara ikindi gihe wagize ubura. Ubundi urupfu ntabwo ari ikintu gisanzwe. Iyo ruba ari urusanzwe cyangwa se yaba ari ikintu gisanzwe, ntabwo twakabaye tubabara buri uko tugize uwo tubura, kubera ko ikintu kibayeho nonaha kikaba hejo bundi. Akenshi usanga abantu bamaze kukimenyera, bakavuga bati ibi ni ibisanzwe cyangwa se ibingibi turabimenyereye, ugasanga nta kintu kibahinduyeho. Ubwo ndavuga ibingibi kubera ko mvuga ko urupfu rwo ari ikintu cyihariye cyangwa se ari umwihariko ku bantu bose. Uko waba umeze kose, uko waba ufite umutima ukomeye, uko waba ufite umutima woroheje, urupfu ni ikintu gihora ari gishya mu maso ya buri wese. Nk'uko twabona ibindi bintu tukabibona inshuro zirenze imwe tukabimenyera, urupfu rwo ntitujya turumenyera. Uyu munsi iyo tubuze umunyamuryango, inshuti, abavandimwe, turababara, ariko ejo iyo hagize undi muntu ubura nabwo bigenda uko. Ntabwo bikuraho ko twongera kubabara. Nyamara niyo mpamvu tuvuga ko urupfu rufite umwihariko warwo, kubera ko rutandukanye n'ibindi bintu bibaho byose cyangwa se bitubaho mu buzima. Ntaruhukire mu mahoro, kubera ko nta kindi twumva twavuga usibye kuvuga ko tubabaye, usibye kuvuga ko dufite agahinda. Imitima ishenguwe n'agahinda kubera ikintu twabonye cyangwa se twumvise tutari twiteze ko twakumva. Mu by'ukuri muri iyi si twese tubayeho tuzi neza ko tuzapfa, ariko ntawubuze umunsi, ntawubuze isaha. Ni nayo mpamvu iyo hagize umuntu tuvamo, kubyakira ako kanya biratugora, ndetse nta nubwo tujya tubyakira, ahubwo iteka duhora twibuka cyangwa se duhora tumwibuka kugira ngo atazibagirana. Ariko niyo hatabaho kumwibuka, ntabwo tubura guhura n'ibituma tumwibuka, kubera ko hari byinshi aba yarakoze, hari byinshi aba yaragezeho, hari byinshi bituma tumwibuka. Hari ushobora kugenda asize abana cyangwa se asize amaraso ye, ugasanga ayo maraso urayabona cyangwa se abo bana urababona, ugahita ubabonamo nyakwigendera. Hari ugenda yarakoze ibikorwa runaka, wabona ibikorwa cyangwa se wabona ibyo abantu bagezeho, ugahita uvuga uti ibi ngibi tubikesha nyakwigendera. Niyo mpamvu rero urupfu tutajya turumenyera. Turavuze tuti naruhukire mu mahoro. Na wundi turi kuvuga ni uwitwa Musabyimana Gloriosa, wamamaye nka Gogo cyangwa se ku izina Gogo, aho yari yarahimbye indirimbo cyangwa se yari yarahanze indirimbo itari imwe, ariko nanone yatumye amenyekana cyane ni yitwa Everyday I Need Blood of Jesus, aho yakundaga kuvuga ngo Everyday I Need Blood of Jesus. Abantu benshi barayikunze cyane, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bisanzwe kuba wabona umuhanzi ukizamuka cyangwa se umuntu ukoze ikintu gitoya cyane atatekereza ko cyagera ahantu runaka, ariko akisanga icyo gihangano cyangwa se icyo kintu runaka yakoze cyatumye agira izina rikomeye mu mbaga nyamwinshi cyangwa se muri sosiyete. Rero ni nuko uyu mukobwa byamugendekeye, yahanze indirimbo, ariko ntabwo ntekereza ko, cyangwa se benshi ntabwo dutekereza ko yari yayihanze atekereza ko izagera aho yageze. Uyu Gloriosa rero indirimbo yatumye amenyekana nka Everyday I Need Blood of Jesus, yaje guhimba n'izindi nyuma yayo, ariho yagezeho akaba icyamamare cyangwa se akamenyekana ahantu henshi hatandukanye, bigatuma agira n'intambwe atera yo kumujyana mu bindi bihugu runaka by'abaturanyi. Nk'uko tubizi, mu minsi yashize yari yageze mu gihugu cy'Ubugande, akaba ari naho byavuzwe cyangwa se kuri ubu ngubu bivugwa ko hariho uyu Gloriosa yitabiye Imana. Mu by'ukuri ntabwo baramenyekana neza icyamwishe nyirizina, ariko kuri ubu haravugwa ko yazize uburwayi.
Ku ijoro rero ryo kuwa 3 Nzeri mwaka wa 2025 uyu Gloriose nibwo yitabye Imana azize uburwayi, ariko yarakiri muri iki gihugu cya Uganda cyangwa se yarakiri hamwe bari baramutumiye. Yagiye mu ruzinduko rero hano mu gihugu cy'u Buganda, ariko hakaba ari naho urugendo rwe rwabashije kugarukira, aho iyi nkuru yatangaje cyangwa se ikanababaza benshi. Kugeza na n'ubu rero bamwe ntabwo bari babyumva kubera ko bari kwibaza niba koko ari byo cyangwa se ari ibyanyabyo, ariko ikigaragara cyo ni uko Gogo cyangwa se Gloriose wacu yamaze kwitaba Imana. Ntavuga ni nubwo tutajya tumenyera urupfu, ariko ni ngombwa ngo tubyemere cyangwa se tubyakire kubera ko byabaye, ahubwo tumusabire kuruhuka mu mahoro, tumusabire kugira uruhuko ridashira, kandi dusabire imiryango ye cyangwa se abagize umuryango we kuba bakomera bakumva ko Imana buriya hariyo mugambi wayo. Benshi bavuga ko buri wese aba afite misiyo kuri iyi si, bavuga ko buri wese aba afite icyamuzanye kuri iyi si agomba gusohoza. Rero iyo kirangiye Imana itwara umugaragu wayo, niyo mpamvu rero ntabwo twabazwa n'uko yagiye, ahubwo reka twishime ko wenda Imana yamujyanye ahera cyangwa se igiye kumutuza ahera, kandi kuba yamutwambuye, kuba yamwisubije, buriya byari mu mugambi wayo. Rero uyu Gogo cyangwa se Gloriose byavuzwe ko ku ya 28 Kanama mwaka wa 2025 ariko we n'itsinda rye bari kumwe bahagurutse mu Rwanda berekeza muri Uganda, aho yari afite igiterane cyabaye ku itariki 29 kugeza ku itariki 31 Kanama n'ubundi mwaka wa 2025. Iki gitaramo cyabereye Imbarara. Hanyuma rero yo gutaramira muri aka gace kitwa Imbarara ku itariki ya 31 Kanama mwaka wa 2025, Gogo n'itsinda rye bari kumwe bahise berekeza i Kampala, aho bari bafite gahunda na sosiyete yagombaga kwamamariza. Nyuma rero yo kugira i Kampala, Gogo yatangiye kurwara araremba, ariko abantu bagira ngo ibiri bworohe cyane ko ubwo burwayi yari asanzwe bufite. Uburwayi bwarushijeho gukomera rero birangira ajyanwa no kwa muganga, ariko akigerayo yahise yitaba Imana. Ngiyi inkuru y'akababaro. Uyu mwaka utwaye benshi, utwaye ibyamamare byinshi, ari nayo mpamvu abantu bavuga ko uyu mwaka ari umwaka w'umwihariko, umwaka utazava mu mitwe yabo cyangwa se utazibagirana mu ntekerezo zabo. Mu by'ukuri rero nubwo benshi muri mwe mutari mwemera ko byabaye, ariko byabaye, mubyemere kandi mubyakire nubwo bigoye, ariko kandi nanone mukomeze gusabira uyu Gogo wacu iruhuko ridashira. Reka tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho muri, nubwo duhura n'ibibazo ariko byose bizashira. Ijambo ryiza nigeze kumva mu buzima ni ijambo rivuga ko byose bizashira. Ntabwo riba risobanuye ikintu kimwe, ntabwo riba risobanuye ko uwo mubabaro tugira ari buzashira, ahubwo tuba tuvuga ko yaba ibibazo duhura nabyo, yaba ibyiza duhura nabyo, byose birashira, hakaza ibindi bishya tutari twiteze. Niyo mpamvu rero ibyo waba urimo byose, niba wumva ufite agahinda cyangwa se niba ari byo uhura nabyo bikagutera agahinda, ntukumve ko bizahoraho, ahubwo jya wumva ko byose bizashira. Reka rero dukomeze gufata igihe twibuka n'abandi bacu twagiye tubura mu buryo butandukanye, by'umwihariko ibyamamare twabuze muri uyu mwaka, aho bamwe batangiye no kwibaza bati ese kubera iki umuntu yamamaye ahita agenda cyangwa se ahita yivira muri ubu buzima. Bari kubivugira ku muhanzikazi nanone wigeze kwamamara ku izina Vava, nawe akaba yaritabye Imana, yari amaze igihe gito yamamaye. Rero benshi bagiye bacika ururondogoro babyibaza bavuga bati ese kubera iki, ndetse bamwe na bamwe bakaba bavuga ko kwamamara ari ikintu kigoye, ariko nanone ntabwo twavuga ko kwamamara ari byo bituma bagenda cyangwa se bava muri ubu buzima, kubera ko ni benshi tuzi nk'ibyamamare kandi bakimeze neza. Rero ni itariki cyangwa se n'isaha y'umuntu iba yageze, ntimugatekereze ibyo mutakagombye gutekereza cyangwa se ibitari ngombwa gutekerezwa, kugira ngo mutishyiraho urubanza mugomba gucibwa kandi bitari ngombwa. Reka twifurize
abagize umuryango wa Gogo ndetse n'abamufanaga mwese by'umwihariko, reka tubasabe kwihangana kandi tubifurize kuba mwakomera mu bihe bitari byiza mwahuye nabyo. Ikindi kandi dusabire Gogo wacu Gloriosa, musabye Imana kuba yagira iruhuko ridashira kandi dusaba Imana kuba yamutuza ahera. Hanyuma natwe tujye twiyeza kubera ko tutazi umunsi, tutazi isaha, tutazi isegonda, igihe icyo ari cyo cyose natwe twagenda. Ahubwo tujye dusabira abo tubuze, twumve ko ari igihe cyabo, tubasabire kuba batuzwa ahera, natwe tujye tuba abere cyangwa se tujye twiyeza, dusabe Imana kuba yazadushyira cyangwa se yazatwakira mu bwami bwayo, kubera ko ari byo bintu numva twagakwiye kuba tugenerwa muri iyi si. Reka nshimire rero buri umwe wese wahaye agaciro umwanya w'ibyo twari turimo, nshimire kandi buri umwe wese ukomeza kubana natwe, nanakomeza kubasaba kugira ngo mukomeze kugubwa neza mu byo murimo byose. Hano twari turi kuri Media Empire, aho tubagezaho zimwe mu nkuru zigezweho n'ibindi bintu bitandukanye. Twari twifuje rero kubagezaho iyi nkuru y'incamugongo. Reka twizere ko n'ubutaha tutazabatenguha mu kubagezaho ibindi bintu runaka muba mukeneye kumva tubagezaho. Mwakoze kubana natwe, mugire ibihe byiza.